Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Ni Gatera Jose guturuka muri Philadelifia nkuko bisanzwe. Ndashima Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro, Imana igira neza, Imana yumva gusenga. Reka dusenga Imana kugira ngo twumve iki Imana ishaka kuvugana natwe. Mana data wa twese, Mana ishobora byose, Mana yo kwiringirwa, uri Kristo wanesheje Golgotha ku musaraba. Ngushimiye umunsi mwiza waturemeye kugira ngo tunezerwe mu izina rya Yesu. Dusengeye ijambo ryawe, dusengeye abadukurikirana bose, abakurikiye umurongo, bakurikiye Philadelifia TV, abadukurikirana abajya kuri yicano bakumva ijambo ryawe. Nubafata amaboko, nubashyigikire, niko wabwiye Aburahamu ngo abazamushyigikira uzabashyigikira, abazabana nabo uzabana nabo. Kandi Kristo wanesheje ubi inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Sohereza abantu bose badushyigikira, ubashyigikire, abadusengera, abadufasha amaboko, abashyigikiye umurimo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Kuboko kwawe ni kugari, bagirire neza. Dusengeye umwanya w'ijambo ryawe, duhagaritse imbaraga zose zafata ikirere, izikinira ku butaka, bwami bw'abarozi n'abakonikoni bitavuga Imana byose nubibangamire. Maraso ya Kristo, muriro w'Imana utwikukongore, bwiza bw'Imana bwongere bugaragare kuri twe. Abadukurikirana bakira ijambo kandi ribabera impamba, ribabera inkota ya mujya abiri. Ijambo ryawe rirakiza, ijambo ryawe ni inkota. La tosi karabone foya, uri Imana ikomeye. Kiza abantu bawe, bakize mu mwuka ndetse no mu mubiri. Ruhura abantu barushye, shyigikira abarushye n'abarwayi bakize, abafite ibibazo, abafite impagarara zo mu mitima, ababuze icyerekezo. Ijambo ryawe ritanga icyerekezo. Abarwayi, ijambo ryawe rirakiza. La tonne siri bone, uri Imana data. Nguhaye ikaze, nguhaye karibu, nguhaye ikaze, nguhaye karibu kuri uyu murongo. Bane natwe dushyigikire, icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro. Nababwiye ni Gatera Jose nkuko bisanzwe, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Philadelifia. Ndashima Imana y'amahoro. Muririmbyi yaririmbye indirimbo aravuga ngo umurimo w'Imana undya munda. Umurimo w'Imana, ishyaka ry'Imana rindya munda, umurimo wa data undya munda. Imana ishimwe. Ishyaka ry'Imana riraryana, ishyaka ry'Imana. Je kukubwira ngo kugirira Imana ishyaka, kugirira Imana ishyaka. Witwa Eliya yigeze agirira Imana ishyaka, abona Ahabu ukuntu yimitse ibigirwamana, ararakara, teza amapfa imyaka 3 n'amezi 6 ngo nta zuba, nta mvura, nta n'ikimwe. Byari ishyaka ry'Imana. Rero ishyaka ry'Imana, ndashima Imana. Njya nibuka ukuntu Imana yampamagaye bene data. N'ubu iyo mbyibutse muhamagaro wanjye, nagiraga icyaka, nkagira ishyaka. Nari nkiri mutoya ariko nkumva mu by'ukuri, nkumva mfite ishyaka ryo gukorera Imana, nkumva mfite ishyaka, nkakunda abakozi b'Imana. N'ubwo iwacu aho navutse mu muryango ntabwo nagirutse numva mbona basenga, oya, cyokora kuri Noheli ho bajyagayo, na Noheli na Pasika wenda, ariko ntabwo nigeze mbona batujyana mu rusengero. Ariko ukuntu Imana igira umuhamagara, igahamagara umuntu wayo, cyane nkura numva ashaka gusenga, ndetse rimwe na rimwe nkagira n'inzozi zinyereka ndi mu murimo w'Imana. Rero icyo gihe n'Imana yaguhaye uwo muhamagaro, niyo yaba ari mu mvura, niyo waba uri mu buzima bumeze bute, umuhamagaro w'Imana ntabwo ubora, nta gupfa, urawubana ukawugendana ukawubamo. Ndashima Imana rero, na n'ubu ngubu ndumva nkibirimo, ndumva gishima Imana mu mutima wanjye, kandi n'ubu nyumva ngifite ishyaka ryo gukorera Imana. Imyaka ni myinshi ariko ndacyafite ishyaka, ndacyafite inyota. Ndumva nkigambiriye gukorera Imana mu myaka nsigaje yo kubaho. Ndashimira Imana rero. Nubwo mu nzira habamwe birushya, hakabamwe ibintu birushya bikunaniza, bigenda bigucogoza cyane bikiri mutoya, ariko kandi iki Imana yagushyizemo nta muntu akigukuramo.
nta muntu wakigukuramo, ntawe rwose, nta muntu wagukuramo icy'Imana. Birashoboka ko ushobora kugenda ukagera ugasa nk'umunyantege nke, ariko kandi icy'Imana yaguteretsemo ntabwo kijya kikuvamo. Cyo ngicyo urakigendana, ni ukuri. Nakuze nkunda gusenga, nkumva mfite inyota yo gusenga, hajya ndaho ugasanga rimwe na rimwe ndi mu by'abandi barimwo badasenga, ariko nkumva hari icyaka, nkumva ndashaka gusenga, nkumva ndigaye, nkumva mfite umutima unciriye urubanza, nkumva mbuze amahoro, nkumva ndashaka gusenga, nkumva sishobore kumara icyumweru ntafite inkuru z'abantu basenga, nkumva ahantu basengera. Ni umurimo w'Imana, uryana mu nda, ishyaka ry'Imana. Rero ndashima Imana yo mu ijuru, kandi nje kubakundisha nimuyikomezeho, ngo nibuye ryanzwe n'abubatsi, ngo ariko niryo rikomeza ifuruka. Mana ni nziza, iyaduhamagaye niyo kwizerwa, ngo no kubikora izabikora. Ndashima Imana yampaye agakiza, ariko kandi ishyiramo umuhamagaro w'ivugabutumwa, nkumva ndashaka gukorera Imana, nkumva ndashaka kuvuga Imana. Ndayishimira rero, kenshi nagiye mba no mu gihe nabyaye ndi kwa muganga. Namwe murabizi ababyeyi mukibyara, hari igihe uba uri kwa muganga baba banakubaza bagukorera cesarienne, ubunaniwe, ariko nkumva yewe nakira vuba. Cyagiye bakubwira ngo uzataha ku munsi uyu n'uyu, uwo muri iyo minsi nabaga ndi gukora umurimo mu bitaro, aho ndyamye aho ngaho. Bakavuga bati se uri umukozi w'Imana, uri umukristo, ikikurimo ntabwo kijya kihishira, ni nacyo kikurinda. Imana ishimwe, umurimo w'Imana. Uyu munsi ndashaka ko tuganira ku nkuru za Nehemiya, ariko nyamara kumvira ijambo ry'Imana ishyize ku mutima, nahise nibuka umuhamagaro wanjye, buryo Imana yampamagaye. Kabigenda kwa muganga, ngwaje umwana ari mu bitaro, nkashaka umuntu umusigaraho, nkajya kubwiriza, nkajya kuvuga ubutumwa. Hanyuma nabona umwana atarembye, nkashaka umuntu umunsigariraho, nkagenda nkajya kuvuga ubutumwa, nkatera rero. Kandi simbwira abantu ko ndi mu bitaro, simbwira abantu ko ndwaje, ahubwo nagera kwa muganga nkasanga Imana hari ikintu yakoze, ko naribwiraga ngo Mana ntunkoze isoni, uyu mwana ntarembe, nagiye mu byawe. Ani kangirira imbabazi. Ashobora no kuremba, si ukuvuga ko abakorera Imana batarembesha, ariko burya ikintu cyitwa ubusabane n'Imana ni ikintu gikomeye. Ikintu cyitwa ubusabane kirenga no kwitegeka. Ubusabane, ubushuti bujya bwica n'itegeko, ubushuti. Kugirana ubushuti n'Imana ni ikintu gikomeye. Ndashima Yesu ko yambereye umuvandimwe, akambera inshuti, akampa umurimo. Sinzi ikintu nari gukora nkagishobora, ariko Imana yampaye uyu muhamagaro wo kuyivugira, akampa umuhamagaro wo kubwira abantu ko Yesu agira neza. Dore ko ibyo mvuga mbizi, ntabwo ari ibintu mpfa kureba muri Bibiliya, ntabwo ari ibintu nsoma mu bitabo, ahubwo Yesu agira neza. Ubwanjye Yesu yangiriye neza. Nari ndushye, ndemerewe, nari ngowe, nari ndushye, ntagira umuntu wambwira ngo komera, ntagira umuntu wambwira ngo pole, ariko Yesu aransanga, aranduhura. Ndamushimira, ampa urugo, ampa urubyaro, ampa abana. Ndamushimira, ampa umuryango. Ndashima Yesu. Si ibyo gusa, ampa n'ubugingo. Ndabizi ko n'ubugingo yarabumpaye. Ndi umunyabugingo. Mana yagize neza, kuko numva ntagambiriye kuzabivamo, ndetse n'ukuri ndashimira Imana yo mu ijuru. Mana rero ishimwe. Reka dusome ijambo ry'Imana ari mu gitabo cya Nehemiya, ibice byaho cya mbere, turamuhera ku murongo wa 3. Reka tubwire umukozi w'Imana. Karibu. Ego murakoze. Turasoma Nehemiya igice cya mbere, umurongo guhera ku murongo wa 3. Agira hati: barambwira bati abari batangiye mu bunyage bagasigara, mu gihugu cy'Ubuyuda, bagize amakuba menshi,
baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Imana itugirire neza. Amen. Bibiliya tubwiye ngo Nehemiya yumva inkuru z'ibyago by'ab'i Yerusalemu. Yari yumvise inkuru z'ibyago by'ab'i Yerusalemu. Arabaza Nehemiya ngo yagiraga ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nyamara ntabwo ari we Muyuda wenyine, ntabwo ari we wari warahunze wenyine. Oya, ariko we yari mu ishyaka, yarimo urukundo, yarimo gukunda Imana, kuko yikunda Imana ikunda abantu bayo. Ngo igihe yari ibwami, duhereye ku murongo wa mbere, ngo yari ibwami, we yagiriwe amahirwe yo guhunga ibwami, ajyayo aba umukozi w'ibwami, ngo akaba umuziritsi wa vino. Hanyuma ariko ngo ntiyadamarara nk'umuntu uri mu kazi keza, nk'umuntu wabonye akazi keza, ntabwo yadamaraye. Yakomeje kugira ishyaka, akomeza kugira ishyaka, akajya baririza. Ngo baririje, baramubwira, baza kubaririza, abariza inkuru z'Abayuda, ati byagenze bite bene wacu, byagenze bite giye ko naje nkagera ibwami, nkabona akazi keza, ko ntabutarabuka nasohoka, mfite ibyo mpugiyeho. Noneho ngo bamubwira inkuru, baramubwira bati abari barasigaye batagiye mu bunyage bagize amakuba menshi. Abari barasigaye batagiye mu bunyage bagize amakuba menshi, bararushye, bahuye n'akaga, bahuye n'amakuba. Ngo ayo magambo aragenda babaza Nehemiya, amuzonga umutima, aramusogota umutima, aramubabaza. Ababazwa nuko bene wabo bahuye n'amakuba, bagize ibyago byinshi, n'abatarahunze, n'abataravuye mu gihugu bahuye n'ibyago. Bibiliya tubwiye ngo gusenga kwa Nehemiya, ngo amaze kumva izo nkuru, amaze kubwirwa ibyo bintu abyumvise, amaze kumva izo nkuru, amaze kumva izo nkuru arababara. Bantu b'Imana, mureke tugire ishyaka ry'Imana, tugirire Imana ishyaka, Mana yacu tuyigirire ishyaka, tubwire abantu ko Yesu agira neza. Ntukabona abantu bari mu byaha ngo bihorere, ngo uvuge ngo ntibimveho. Ntukabona umuntu akora ikintu kibi ngo uceceke. Ntukifatikanye n'abajura, ntukifatikanye n'abasambanyi, ntukifatikanye n'abasebanya. Abantu basenya umurimo w'Imana ntukabashyigikire. Nubona abantu bangiza umurimo w'Imana, jya ugira ijambo ryiza uhavuga, vuga ikintu kimwe kizima. Nubona abantu bagambana, ntukifatikanye nabo. Imana ntikunda abagambanyi, Imana ikunda abantu bagira ishyaka. Rero reka nkubwire, Imana ikeneye ba Nehemiya, b'abagore, b'abakobwa, b'inkumi, b'abasore, b'abagabo. Imana ikeneye Nehemiya muri iki gihe, muri iyi minsi turimo. Imana ikeneye Nehemiya ngo abazi inkuru z'ibyago by'ab'i Yerusalemu. Arababaza, yari kwigira atya, yari kwidamararira, yari gutuza se, yari kumva aguwe neza. Ibyo byose yakoraga ahantu heza, yari abayeho neza, yaryaga ibyo kurya by'ibwami, yanywaga imiti y'ibwami, yaryamaga ibwami, yirariraga ibwami, yari ameze neza. Bigaragara ngo n'umuryango we nta kibazo bari bafite, ukora neza, umuryango uguwe neza. Ariko ntiyadamarara, abaza bene wabo, abaza uko bamerewe, agira ishyaka se. Bantu b'Imana, Imana ikeneye Nehemiya muri iki gihe tugezemo, ufite ishyaka, ufite urukundo rwo gukunda umurimo w'Imana, rwo gukunda itorero. Abantu benshi ntibagikunda itorero, ntibagikunda abashumba, ntibagikunda bene se b'abakristo, ntibakizirikana umurimo w'Imana, ntabwo bakiwuzirikana. Barizirikana, barikunda, birundiraho. Ariko Imana ikeneye Nehemiya muri iyi minsi. Waba Nehemiya w'urugo rwawe, waba Nehemiya w'umurimo w'Imana, waba Nehemiya w'itorero. Hanyuma rero ngo baramubwira ngo ati abatari baragiye mu bunyage,
baragowe, bahuye n'amakuba, ntacyo bungutse kuba bataragiye, ahubwo bagize amakuba menshi. Nehemiya amaze kubyumva ngo arababara. Bibiliya iravuze ngo gusenga kwa Nehemiya murongo wa 4. maze kumva izo nkuru ndicara ndarira. mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa nsengera imbere y'Imana nyir'ijuru nti ndakwinginze Uwiteka Mana nyir'ijuru Mana nkuru itera ubwoba ikomereza isezerano n'imbabazi abayikunda bakitondera amategeko yayo. Aravuga ngo ndakwinginze Mana nkuru. Arasenga, yarababaye, yumvaga ibyago by'ab'i Yerusalemu, yumvaga akaga bahuye nako, bamubwiye ko amarembo yasenyutse, bamubwira ko amarembo yaho yasenyutse, Yerusalemu yabaye amatongo n'amarembo yaho yasenyutse. Arasenga ngo amara iminsi ababaye, afite agahinda. Arasenga, aravuga ngo ndakwinginze Mana nkuru itera ubwoba, ikomereza isezerano abayikunda. Ikomereza isezerano, Imana igikomeza isezerano ry'abantu bayikunda, Imana igikomeza isezerano ry'abantu basenga. Mana itugirire neza, Mana yacu itugirire neza, Mana yacu idushyigikire, Mana yacu ibane natwe, Mana yacu idushyigikire, ibe mu ruhande rwacu. Latosi karabone. Mana nkuru ikomereza isezerano abayikunda. Mana yacu igikomeza isezerano, icyo yakuvuzeho igikomeza. Ni ryari izakomeza isezerano ryawe, ni ryari izagushyigikira, ni ryari izashyigikira umuhamagaro wawe, cya gihe ukunda Imana. Muririmbyi yavuze ngo abanga Imana ntibayisenge bazapfa ntibibukwe, ariko bayikunda igikomeza isezerano ryayo n'imbabazi zayo ikazikomereza abantu babikunda. Imana itugirire neza, Imana idushyigikire, Imana iturwanirire, ibe mu ruhande rwacu. Imana iturwanirire, Imana itwumve. Rero Mana nkuru ikomereza isezerano abayikunda bakitondera amategeko yayo. Murongo wa 6. none tegera ugutwi kwawe kumve n'amaso yawe arebe. None tegera ugutwi kwawe wumve n'amaso yawe arebe. Wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe. Wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe uyu munsi. Kumanywa na nijoro nsabira abagaragu bawe b'Abisirayeli. Natura ibyaha Abisirayeli twagukoreye. Ni koko njyewe n'inzu yanjye n'inzu ya data twagucumuyeho. Ni koko njyewe n'inzu ya data twagucumuye. 7. Twagukiraniweho cyane kandi nitwitondeye amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe. Ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Yego. 8. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose. Ndakwinginze ibuka ijambo wategetse umugaragu wawe Mose. Uti nimucumura nzabatataniriza mu mahanga. Kandi uti ariko nimungarukira mukitondera amategeko yanjye mukayasohoza nubwo abirukanywe banyu bazaba ku mpera y'isi. Nzabakurayo mbateranye mbazane aho
nitoranirije nzabakurayo mbazane aho nitoranirije nkabahatuza izina ryanjye nkatuza izina ryanjye. Imana ikugire neza. amen. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Turacyari kuri Nehemiya. Arasenze ngo gusenga kwa Nehemiya, noneho avuga ijambo rikomeye. Aravuga ati Imana wibuke ko wabwiye Mose ngo nimucumura nzabatatanya mbageze ku mpera y'isi, ariko nimwigarura mukangarukira mukareka ibyaha byanyu. Yibutsaga Imana igihe cyose yo twacumuye Imana iraturekura. Iyo twacumuye Imana iraturekura, ikaturekura mu maboko y'ibisambo, ikaturekura mu maboko y'indwara, ikaturekura mu maboko y'ibyorezo. Iyo twacumuye, iyo twababaje Imana, Imana igiturekura. Ariko Imana iravuga ngo ariko nimwisubiraho mukagaruka, naho abanyu bazaba baratatanye barageze ku mpera y'isi nzabagarura. Bivuga ngo iyo twisubiyeho tukongera kubaha Imana, tukongera kugaruka imbere y'Imana, Imana itugarukaho, Imana itugirira neza. Icyo dusabwa ni iki? Mwene data, dufashe dukunde Imana, dufashe twongere tugaruke imbere y'Imana. Birashoboka ko wari warasubiye inyuma, birashoboka ko wari waraguye, birashoboka ko Dawidi yavuze ijambo ryiza, njya nkunda kurisoma hanyuma nkashaka icyo ndi bukore. Yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicare mu nzira z'abakobanyi, akitondera amategeko y'Imana. Igice cya mbere cya Zaburi. Nusoma aya magambo uzasanga ahanini twivuna, ugasanga umuntu avuye mu minsi 40, ariko wajya kubona imirimo akora, wajya kumva imvuga avuga, wajya kureba ibintu akora, ugasanga bihabanye n'iby'Imana ishaka. Ariko wundi wasenze umunsi umwe akubaha Imana, akumvira umwuka w'Imana, akarusha wa wundi kumvirwa n'Imana no kugirana ubusabane n'Imana. Bivuga ngo gusenga amasengesho menshi ntabwo ari bibi, ni byiza, ariko icya mbere ni ukumvira. Nehemiya ngo ndakwinginze Mana nkuru ikomereza isezerano. Umva Imana igikomeza isezerano. Yakuvuzeho naho imyaka yaba 1000, naho imvi zaba uruyenzi, nta kizabuza isezerano ry'Imana gusohora, kuko yagusezeranije niyo kwizerwa. Ndagira ngo ugire ishyaka, kuko nakubwiye ngo Imana ikeneye Nehemiya mu rugo rwawe akabamo, yaba wowe, yaba umugabo wawe, yaba umwana wawe, yaba umugore wawe se. Ariko biragusaba kutunga Nehemiya mu rugo rwawe, ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ubasengera. Yasengeraga abayuda bamubwiye amakuba, yasengeraga itorero, yasengeraga Yerusalemu, yagiye gusana. Dukomeje dusoma Bibiliya sanga Nehemiya yagiye gusana, kandi asana mu bihe bigoye. Asana arwanywa na bakorana babiramu, harimo abagabo b'ingurumbanye bashaka kumurwanya, bamubwira ngo mbese nubwo yubaka azuzuza. N'ubu ngubu ufite abantu bakubwira ngo se ubundi burazabitindamwo, abundi ibyo bintu mwihaye, ibyo bintu ukora, ibyo bintu bamo. Ndakubwiza ukuri, ishyaka ry'Imana, Imana izagushyigikira, zakomeza umuhamagaro wawe, nugambirira ibyiza. Niko Imana yabwiye Abeli Kayini igihe yicaga mwene nyina, mwene se, aramubwira ngo yaramwishe kubera ishyari. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo Kayini, Abeli arishye mwene se. Ngo Kayini aravuga ngo ntabwo ndi umurinzi we. Ati si ubundi wabajwe n'iki? Nukora ibyiza ntuzemerwa, nukora ibyiza Imana izagushyigikira, nukora ibyiza Imana izahagarana nawe, nukora ibyiza Imana izakuvugira, nukora ibyiza, nugira umurimo mwiza, nugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, Imana izagushakira ukubaho, Imana izagushakira icyerekezo. Imana ishimwe. Hari ibintu bikuvuna bitabaye bikuvuna, wowe girira Imana ishyaka, ushyigikira umurimo w'Imana, uvuga Imana neza. Hari abantu batazi kuvuga Imana neza kandi ari abakristo. Rero ndashaka kugira ngo ujye umenya kuvuga Imana neza, vuga imirimo yayo kuko irahari. Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura, ibyo wanabivuga.
niba nta kintu yagukoreye mu myaka umaze mu gakiza, cyangwa se niba utekereje ukibuka aho wavuye, ubu urabona nta kintu Imana yagukoreye, kivuga Imana neza rero. Ko Nehemiya aravuga ati Mana nkuru, Mana iteye ubwoba, ikomereze isezerano, abayikunda bakubaha amategeko yayo. Abantu bakunda Imana bakubaha amategeko, igikomeza amasezerano yabavuzeho. Niyo baca mu mazi ntabatembana, niyo baca mu muriro ntabwo ujya ubatwika. Birashoboka ko isezerano Imana yakuvuzeho uyu munsi ubona uhagaze mu muriro, uyu munsi ukabona uhagaze mu mazi. Imana ishimwe. Birashoboka kuko ushobora no kunyura muri ayo mazi, birashoboka ushobora no kunyura muri uwo muriro, birashoboka ushobora no guca ahantu hakomeye, ariko Imana igira indi sezerano ikarikomeza, ukarikomeza. Nta kintu cyarisenya, nta kintu cyakuraho isezerano Imana yagusezeranije. Rero muri ibi byavuze ngo umuntu wahawe isezerano n'Uwiteka Imana ngo komera ushikame kandi wizere. Biragusaba kwizera, yagusezeranije ni nyakuri, yagusezeranije ni nyakuri, yagusezeranije ni Imana, irashoboye, irihagije mwene data. Hanyuma Nehemiya ngo arahaguruka ajya gusana inkike z'i Yerusalemu, kandi asana mu bihe bigoye. Asaba umwami urwandiko, umwami ararumuha, amuha urwandiko, amuha n'uburenganzira, amuha n'urwandiko rwo kwambuka, amuha mu yandi magambo yamuhaye pasiporo, yamuhaye pasiporo yo kugenda. Arangije ariko umwami amuha n'urwandiko, ikibari cyo kubaka, icyangombwa se, amuha icyangombwa. Amubwira ati mpa n'icyangombwa, jya usaba neza Imana, ntugasabe kamwe ngo ejo uzagaruke usabe n'akandi. Nigeze gusanga umubyeyi ari gusanga ngo Mana niyo wampa gusama inda byonyine, niyo bayibona ko natwise ikavamo, kubera iki usaba nabi? Bakabona utwite ikavamo kubera iki? Kubera iki utayibyara? Hoya saba Imana ibintu byuzura, bifite ibyuzuye, yaguha n'umwana ukamurera, bakamubona umukikiye, bakamubona wamuhetse, bakamubona ari ku mugongo, bakamubona yiga afite marete ku bitugu. Ibyo byose irabishoboye, yitwishobora byose. Kuki uvuga ngo niyo wampa inzu y'icyumba kimwe ariko nkava mu bukode? Hoya yaguha n'ibyumba 4, yaguha na next zayo zo ku ruhande, irihagije, yitwishobora byose. Rero jya usaba neza. Nehemiya rero aravuga ngo Mana nkuri komeza isezerano, kubayikunda, ariko ku bantu bayikunda usome neza ijambo ry'Imana. Abantu bakunda Imana, Imana igikomeza isezerano, bakitondera amategeko, bakitondera amategeko yayo. Ndakwinginze ibuka gusenga, ndakwinginze. Wowe uri gusenga ute? Uri gusenga ute muri iyi minsi? Nje kuguhitura, nje kugukebura se? Usenze ute? Ni gute? Nirihe shyaka ufite ry'umurimo w'Imana? Ko twabonye Eliya igihe yategekaga imvura agahagarika n'ikime, ko yaragize ishyaka ry'umurimo w'Imana. Yabonaga Ahabu yateshutse ari mu bigirwamana, yubakiye Ashera ikigirwamana, aracyubakira. Eliya arababara, ararakara, agira ishyaka, arababara. Nawe ujye ubabazwa n'abantu bangiza umurimo w'Imana, ateza amapfa. Ariko Imana iramubwira ngo Eliya we ntabwo yaritaye ku cyo ari burye, ntabwo yaritaye nawe ko ashobora kubura amazi, ntiyaritaye ko ashobora gusonza, ariko agira Imana ishyaka. Yugira Imana ishyaka nayo iragutunga. Shaka kubaho, shaka ku izi ibyo ukeneye, Imana irabizi. Ibintu ukeneye Imana irabizi. Yugira ishyaka ry'umurimo w'Imana, ibintu byihorere. Gakiza Imana yagaguhaye, ukabyaza umusaruro wo kuyikorera. Yitura kuyikorera, nta kindi. Uyikorere, ubwira abantu neza, wagarurire mu nzu y'Imana. Urarikira abantu gusenga, urarikira abantu kujya mu rusengero, urarikira abantu kubatizwa, urarikira abantu kujya mu mazi menshi. Ubwire bene so, ubwire abaturanyi bawe ntukabaceho. Aho muturanye mu mudugudu, aho ukorera mu kazi, jya ugira ishyaka ryo kubabwiriza ibyiza.
nubona akanya muri amasaha ya pose cyuvuga Imana, wikuwugiraho, wikwirwanaho wenyine, nta nubwo wakwihaza, nta n'icyo wakwimarira. Ngo ujye mu gusenga wisengera wowe n'abana bawe n'umugabo wawe n'umugore wawe na nyogosenge na so wanyu gusa, oya, ntacyo waba umaze. Imana ikeneye abanyamumaro. Akanya ubonye mwene so mu bana, babwire ko Yesu agira neza, babwire bareke ibyaha n'ibikubabaza ubisengere. Nubona abo mukorana bari mu bintu bibi, shaka uburyo wabasengera, shaka uburyo wabisengera, basabira agakiza. Mwene so muturanye narimbuka, uwo mubana mu rugo narimbuka, bizakumarira iki? Uzaba waravuze ko wakoze iki? Ariko Nehemiya nguyu n'uyu munsi turacyamuvugaho, turacyavuga ko yabaye intwari. Ba Eliya turacyabibuka, abantu b'intwari ntitujya tubibagirwa. Imana ikeneye abantu bagira ishyaka. Urumva, ushaka ikintu wakora cyiza, vuga Imana neza, bwira abantu ko Yesu agira neza. Umwuka Imana yaguhaye, ubwenge Imana yaguhaye, bukoreshe mu kubaha Imana. Imana ikeneye abanyamumaro. Mwene data, nari nkikubwira ukuntu Nehemiya ngo yagiye arasenga ngo Mana nkuru, arayivuga yivuga neza. Imana iteye ubwoba, yego Imana yacu iteye ubwoba. Niyo mpamvu tugomba kuyikora tunadagadwa, duhinda umushitsi, dutinya. Gukorera Imana utinya niyo kubahwa. Utinya boss uguhemba amafaranga, uzananwa gutinya Imana yabarinze yabarema mwese yashaka ikubika isi. Uranwa gutinya Imana ivuga ngo ni buke bugacya, yateje ubwira kabiri wabona uko ujya muri ako kazi. Twari dukwiriye kwisobanukirwa tukimenya. Imana ikeneye Nehemiya, iragukeneye ngo ugire umumaro. Tangira utekereze, ese ubu igihe maze iki n'iki maze mu myaka afite n'iki namaze kigaragara. Niyihe ngingo yandengera? Ndamutse muye n'ikibazo, ndamutse muye n'akarengane, najya imbere y'Imana mvuga ngo iki? Ndamutse ngeze muri ataki ikomeye, hisanga mu makuba n'ibyago, niki nashingiraho mbwira Imana? Ineza Imana yangiriye ni uwuhe musaruro? Imana ikeneye ba Nehemiya. Nehemiya ahagarara imbere arasenga aravuga ngo Mana nkuru. Yabanje kwikura ibwami, asaba ikibari, ashaka kujya kubaka. Yabanje kwikura ibwami. Hari ahantu hakunaniye kuva, ariko wakabaye ureba ngo mbese umumaro mpamaze n'uwuye. Kuba ngiriwe amahirwe nkaba mbonye aka kazi, kuba ngiriwe amahirwe nkaba mbonye urugo, ko ngize amahirwe nkaba mbonye inzu. Ikintu cyiza Imana yagukoreye ni uwuhe musaruro wakibyaza wo kubaha Imana no kuvuga ubutumwa? Akanya mpagazemo ni uwuhe musaruro ufite? Imana iragushakaho umumaro, kugirira Imana ishyaka. Nehemiya yaragize amahirwe yo kuba ibwami. Umwami niwe wagombaga kumuha urwandiko rw'inzira, akamuha n'urwandiko rwo kubaka. Kuba yari afite ayo mahirwe yo kuba ari kumwe n'umuntu ushoboye, yabibyaje umusaruro wo kugira ngo yubake Yerusalemu. Kuba yaragiwe ayo mahirwe, yabibyaje umusaruro. Ni wowe ni iki? Urwo rugo urimo wagize amahirwe urabyara, ni iki urubyara Imana yaguhaye? Ni uwuhe musaruro? Ni iyihe nyiturano ku Mana? Ubwo nuriho usaba ngo Imana ikujyanira abana mu Burayi na hehe, ntacyo bitwaye, ni byiza. Ariko ni uwuhe mumaro nawe wakwereka Imana? Indirimbo ya 22 iravuga ngo Yesu mwami niwe utubaza ati ninde ntumye mu murima wanjye. Dore hari benshi bazimiye, genda mubabwira ubuntu bwanjye. Yesu mwami. Dore hari benshi bazimiye, genda mubabwira ubwiru bwanjye. Hanyuma ngo genda mubabwira, hari benshi, ninde ntumye? Umurimo w'Imana uraraye, umurimo w'Imana uraraye. Uyu munsi dufite abantu birirwa mu misozi no ku mazi na hehe, ntibashaye kujya mu nzu y'Imana ngo bajye mu iteraniro. Ni ikibazo. Ubuzima bw'akaba kuba mu butayu gusa mu butayu. Uzasiterana na bene so ryari? Kumva wajya mu magurupa ariko ntujye mu nzu y'Imana. Kandi inzu y'Imana
Salomo akimara kubakira Imana urusengero yaravuze ngo umuntu wese uzagera muri iyi nzu azabona ihumure, azabona ihumure, n'uzananirwa nishimwe. Salomo aravuga ngo Mana, umuntu uzagera i Yerusalemu, umuntu uzagera muri iyi nzu, iyi nzu yawe yari yujurije Imana inzu, yari yujurije Imana urusengero, yubakiye Imana, amaze kuba umwami, yubakiye Uwiteka, amwubakira urusengero. Jya ugambirira ibintu byiza, jya ugambirira guteza umurimo w'Imana imbere, jya ugambirira kubaka bene so, jya ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Aravuga ngo umuntu uzagera aha hantu afite icyifuzo kizasubizwe. Burya dusubirizwa mu rusengero, mu rusengero tuhabonera abana, mu rusengero tuhabonera ingo zikomeye z'amahoro. Mu nzu y'Imana haba byose, nta kintu kitabamo. Rero njya mbabazwa n'abantu bakunda guhunga urusengero, bagahunga inzu y'Imana, ntibagira abashumba babashumbye. Barahari ariko kandi n'isezerano, iyo turi mu nzu y'Imana niho tugirira amahoro, niho tugirira umugisha. Nehemiya rero agira ishyaka, ajya gusana i Yerusalemu, arabanza arasenga, aravuga ngo Mana nkuru, Mana iteye ubwoba, ikomereza isezerano. Abayikunda bakumvira amategeko yayo, abantu bumvira amategeko y'Imana, abantu bayubaha Imana irabakunda kandi igakomeza amasezerano yabo. Ndagira ngo rero mu by'ukuri mwimenye, twimenye se. Si koko niba Nehemiya yaragiriwe amahirwe igihe yari ibwami, ari umuziritsi wa vino, yarabibyaje umusaruro wo kubakira Imana, yarabibyaje umusaruro wo kumenya amakuru. Wowe amakuru ushaka kumenya ntayahe? Wakabaye ugira ishyaka ry'umurimo w'Imana. Wa mubyeyi, urashaka kurama. Nibuka Bibiliya mu gitabo cy'Abami ba mbere, yego, mu bice byaho 3, usomye ku murongo wa 14 haravuga ngo Nehemiya, Uwiteka abwira Salomo, yamubwira ngo nukomeza kunyubaha zaguha no kurama. No kurama Imana irabizi ko ari inyungu ku muntu wayo. Nzaguha, yari imwemereye ubutunzi, yari imwemereye umugisha, ariko aravuga ngo nukomeza kunyubaha, mu yandi magambo nukomeza no kubana nanjye, kuko ntiwakubaha Imana utari kumwe nayo, utari mu ruhande rwayo, nzaguha no kurama. Nimureke twubaha Imana, nimureke tuyikunde, nimureke dukorera Imana, tugire ishyaka ry'umurimo w'Imana. Inzu y'Imana ntikaba umusaka. Tujya mu rusengero, tubwire abantu bajye mu mazi menshi babatizwe, tubwire abantu basenga buzura umwuka wera, bagira amayerekwa. Nuryama urote, Imana igusure mu bicuku by'ijoro, Imana igusure uri mu kazi, uri mu kibazo, Imana ikugenderere, kubwira uko wifata. Nase uzagira ikibazo wirwe wirukanka imisozi ushaka abahanuzi. Abahanuzi nabo ni abantu, hari uzasanga afite ibibazo biruta ibyawe agupfunyikire bya bindi bavuga ngo yapfunyikiye. Ariko nuba ukunda Imana ugakunda umurimo wayo, Imana izanagusura uryamye, zagusura uri mu kazi, wicaye muri biro, wicaye mu isoko, uri mu nzira ugenda, uri muri tagisi, Imana ivugane nawe, kubwire ngo vamwo ujye bunaka. Garukira aho ngaho. Munsi umwe mukobwa, umusore yaramubenze, ni ibintu nabonye. Hanyuma amare kumubenga, kandi amubenga igihe kigeze cy'ubukwe na invitation zari zaratanzwe. Hanyuma aravuga ngo Mana urampemukiye. Hanyuma aravuga ngo ntabwo nabyihanganira, abibwira mugenzi we, ngo mugenzi we aramubwira ati ariko waje nka kwereka umuntu ujya kubaza ko wakabije uburokore, ko wakabije ubukirisitu. Hari umuntu wabaza kandi hari ikintu yakubwira. Byumvikane ko ngo yari umupfumu. Ntabwo nigeze mbona umupfumu rwose, ntaba mbeshye. Ariko abababonye barahari, kandi niba ntaranabonye umupfumu nanjye mfite ibindi nagiyemwo, ariko kandi byose Yesu arabibabarira. Hanyuma agira ati, aragenda, ngo aramwumvira, avuga ngo tega, ngo aratega aragenda.
ajya aratega ariko ari mu nzira ari muri tagisi ngo yumve ijwi rimubwiye ngo mwana wanjye subira inyuma. Iyo wabanye n'Imana ntabwo yakwemera kurohama. Iyo wagiranye n'Imana ubushuti mu bihe byiza n'ibihe bibi iyo bije irakurengera. Iyo wagiranye n'Imana mu bihe byiza mukagirana ubushuti uri mu bihe byiza ntuwirengagize ntuyitere umugongo n'iyo ibihe bikomeye bije ibana nawe. Ariko ubu dufite abantu babana n'abandi mu bihe byiza mu kazi yashomera mu mwaka umwe akaba aragusize kubera ko akazi karangiye hashira umwaka telefone zikagabanuka ubushuti bukagabanuka ubusabane bukagabanuka. Ariko icyo nkundira Imana no mu bushomeri muragumana no mu burwayi muragumana no mu rupfu. Mana ishimwe mureke tugire ishyaka ry'umurimo w'Imana. Tugire ishyaka ry'umurimo w'Imana. Nababwiye ku nkuru za Eliya amaze guteza amapfa ngo abwira Ahabu ngo ararahiye ati ndarahiye kubera ko bakeshera kayubakira igicaniro nta mvura nta kime kizongera kuboneka mu Bisirayeli ngo arigendera. Imana iravuga iti nawe ntabwo wapfana n'abanyabyaha. Imwereka akagezi iranamutebwira ngo ntegetse n'igikora kizakikuzanira umutsima kandi umutsima ufite n'inyama karya inyama karya n'umutsima kanywa n'amazi n'akagezi gakamye ngo Imana imwereka umupfakazi zamutunga. Urashaka iki ko Imana yihagije? Kubera iki? Igihe abandi bari bashonje inda zarafashe ku mugongo Eliya yaratunzwe n'inyama n'umutsima arangije Imana itegeka n'umupfakazi kumutunga. Imana bizagutungira bifite ubuzima bwawe urabufite niwubaha Imana ukagira ishyaka ry'Imana uzarama. Reka ngusengera Imana iguha imbaraga iguha amavuta iguha ubwenge mvajuru igushyigikire kugira ngo ugire ishyaka ry'umurimo w'Imana. Ukunde inzu y'Imana ukunde bene so uvuga Imana ntukabona abantu bari mu byaha ngo ubihorere. Ntukabona abantu bari mu byaha ngo ubihorere uzaba umufatanyacyaha nawe. Mana yacu iri ni ijambo ryawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti sengera ubwoko bwawe. Ongerera uyu mugore ishyaka uyu mugabo nasubirana ishyaka ry'Imana. Bayishyaka ryo kugukorera bayishyaka ryo kubaka bayishyaka ryo kubwiriza bayishyaka ry'ivuga butumwa bayishyaka ryo gusenga bayishyaka ryo kuvuga Yesu neza. Arataya siribone bagirire neza. Ongerera abantu ishyaka n'inyota byo kugukorera. Ongerera abantu guhagarara mu kuri no mu mwuka. Ongerera abantu ishyaka ry'ibyiza. Urakoze Mana urakoze Kristo w'i Nazareti urakoze Mana. Uyu muntu nagira ishyaka uyu mugabo uyu mugore uyu mukobwa urakoze Yesu. Isi nibiyuzuye n'ibyawe. Dawidi yaravuze ngo ntago nzapfa nzarama kugira ngo ntekerereze abantu imirimo y'Uwiteka. Urakoze Mana. Girira neza uyu mukobwa ntatinde kuri uyu musozi. Girira neza uyu mugabo ntaheranwe n'ikibazo. Uyu musore uyu mugore rotisika yazene uyu urwaye ibere ry'ibumoso nakire gukira. Uri Imana ikiza indwara. Wabwiye Abisirayeli ngo nibakumvira uzabarinda mu giga y'Abanyegiputa ubakize latone se. Kigikira itorero kigikira igihugu cyacu kigikira abashumba kigikira bafata amaboko abantu bashumbye muri iyi minsi ya nyuma iyi minsi y'imperuka. Gushumba Mana baha imbaraga n'amavuta baha ubutsinzi n'ubukomezi. Kigikira Mana abantu bagume mu gakiza. Kiza indwara z'ibyorezo indwara z'imyuka mibi mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Urakoze ni mu izina rya Yesu amen. Mana yo mu ijuru ibahe kugirira Imana ishyaka. Ibahe kugirira Imana ishyaka. Tugirira Imana ishyaka. Tugirira Imana ishyaka. Tugirira Imana ishyaka. Yari Gatera Jose guturuka muri Philadelifia. Reka nguhe telefone yanjye kugira ngo ushatse kumpamagara wampamagara ari cyo ngufasha cyangwa se icyo utumvise neza. Urahamagara kuri 0785 98 944 07 8 50 98 944. Imana itugirire neza.